mfite akandi kubyina umunsi no kunsutsu mfata ngo ndakubita ngo kunsutsu ndamukubita kari kabisa kuririmba iyo ndirimbo nakubise nta cyana nakoze ariko murabeho ndagiye ndizize ntawe ndenganya urumva niyo mpamvu ngiye mbonye kumwe buriya biyoga jini nguvu amadayimoni y'iki y'imbaraga ndirukanda guhunga kuko wayuzuye ni wowe ntabwo wantandukanya na Yesu uri Yesu mufite neza yaman bahaye ikaze kuri Power TV show nge nitwa Puzzle Designer the young presenter in the country nkaba ndi kumwe na Pastor Joel. Pastor tuguhaye ikaze. murakoze baba mugisha nitwa Pastor Joel babitangaza prophet ukaba uri umuprofete ya niyo mirimo nkora mu kwisi ya umubwiriza butumwa usengera hehe ubundi tori imbaraga z'Imana soare ku Kinamba cyetse ko muri iyi minsi turi muri corona ya ntago ri bafungura bafunguriye abandi babuje ibyangombwa ariko n'abantu benshi na ADP istarafunguka ADP ya wowe ntago urabyuzuza bizuzura tu ya kubera Imana nta kindi n'Imana yo ya mbere. Pastor mumeze se ndasawa ndashima Imana madamu mu rugo n'abana ni fresh nabonye madamu mukundana cyane kweli ndamwubaha ndamukunda kandi mubahira ko ari umudamu muzima ya ukunda kandi nkunda kubera Imana yamumpaye niyo mukunda ya Pastor ngako mwanyuranye mu bihe bigoranye cyane ibi bigoranye umukristo binyuramo ariko ko gusenga ukabivamo iyo uri umuprofete ntabwo guprofesa beguha uwo mwanya kuwutera imbere ahubwo bigwa kwegera Imana ikakunyuza mu ishuri yamara kukwemera aguteza imbere ya ukaba ufite abana bangahe? Bane. Abahungu n'abakobwa? Abahungu batatu n'umukobwa umwe. Byiza cyane kabisa. Pastor rero tukatugiye kuganira ubumaze iminsi ucicikana ahantu henshi hatandukanye. Abantu bakonye bwa mbere uri kumwe na Sarongo wigaragura hasi. Ntago ubwa mbere ngiye televiziyo itinzeho. Ahabwo hari ndi masengesho y'imisi 40. Nsenga kugira ngo Imana berebe ukuntu yafasha umunyarwanda nkura Sarongo adakomeza guhuma. Nturakorera umuntu wahubutse mu ijuru ahagwa hasi ntacyo yakubarira ako ndishima ko nazamenya ukuri ndabyizi yazaba umuprofete ukomeye Sarongo ya Sarongo se ubwo unimba wenda muherukanya na wabonye bigeze he arimo araza arikuze amacuranga agahimbaza Imana ari mu nzira kandi za professor hose bikanye mu gihugu ya waramusengeye pe birafata neza ni professor mu buryo bukomeye cyane afite n'urusengero rukomeye ya kubera Imana n'amasengesho dukora ko turabakozi b'Imana turasenga turerekwa turahanura azaba umuntu ukomeye ya se Pastor hari abantu batizera ko ibyo bintu bibaho kuvuga uti nta bantu bahanuzi bakibaho nta bantu basenga ku buryo yakwerekwa akakwerekwa ibintu byawe byahazaza batabyemera n'uburenganzira bwabo ntabwo tubahata bazapfana ibibazo ariko niba twemera tuzasengera ingo zabo zibona amahoro tuzasengera akazi kabo kabona amahoro dusengere business zabo dusengere ubugingo bwabo dusengere abana babo batera imwe utabyemera tuzamuhata kwemera ko Imana kuri bitangaza oya se Pastor tuvugisha ukuri tuganire nyine neza ubwo hari abantu wenda wagiye usengera ari kintu akeneye akakibona uraduha n'ingero umwe se cyangwa babiri duha ingero hari n'umwana wasaze ku macana ariho agenda avuga ubuhamya bwanjye akora ku modoka ari yanjye gusa ahita akira gukora ku modoka ari gusa nyicayemo tayari yayitambitse ayiryama hejuru kuri kapo ubu ni muzima atanga ubuhamya ku macana yararwaye iki yari umusazi ubu ni muzima arashima duhaye n'ikibazo cy'urusengero tugifite ari hano kigese gukora ibitangaza singi bikora ahubwo uhabwa undimo nemeye biravuga umuntu nanyizera Yesu yaravuye nimunyizera muzakora ibirenze ibyo nakoraga urumva ko deje naduhaye gukora ibitangaza Yesu uwo nguwo yari umwe undi muntu wenda undi muntu ahubwo abandi bantu bari abakene babana nkamwe bakatugira mu maso bakajya i Burayi abari baciritse bafite amaduka mu mujyi hari bababona
urumva ni ibintu nakazi ka mission ndiwakira mu gihugu hano nanjye ariko wansengera nkazatera imbere pastor ahabwo waje no kumusha televiziyo yonyine abonye igitangaza ako pastor twatangiye tudasenze bibaye byiza banadusengera turasenga ni ihame nangize ngo mbanze umbaze kugira umunyamakuru umuvundire arakubaza ukamenya mba yemera Imana cyangwa mba yemera shitani kuko n'abatinganye badukoresha ibiganiro kugira ngo turebe ntugatinye cyane yose ko yaba yemera ko tuyivugiraho kuko nta muntu uzaburabe urumva nta muntu uzaburabe ngiyo mbwete y'abasilamu najyayo hari umuntu ambwete pastor wayoba gaturika habwo nabangize Imana hari abantu benshi bambaye akazi nabangize Imana kandi hari abantu benshi mbwiriza nyifite bake ngize Imana ahubwo bambaye gaturika kugira ngo hari abantu benshi kugira ngo mbabwirize pastor ngo dusenge Mana yacu Mana ifite imbaraga mu izina rya Yesu mpamagaye icyubahiro cy'Imana ku buzima bw'abanyarwanda bose muri rusange buri muntu uzakurikira ikiganiro ku televiziyo umuhereza umugisha uyagure uyiteze imbere abanyamakuru bayo bakameramani buri muntu wese mu ruhande ahabwa umugisha kuri televiziyo Mana ikundwe itere imbere yaguke byose mbyambaje mu izina rya Yesu amen cyane kabisa wowe ukomeje kumbwira ubungiye uti ugize amahirwe wajya muri indi dini ritari ryo usengamo bambaye akazi gatukana gakora kuko hari abantu benshi kurusha abo mfite niho ubutumwa bwangize Imana yambonye akazi ubwo se iryo dini usengamo nani ryo ryawe ngiye visionnaire no visionnaire ubwo niho harishinze ni Imana rishinze imbakazi ariko naje kubona ahantu tena nanone uvuga uti yunyweye amazi akakujyamo ubwo bagiye kubaga niweho babaga ntago babaga y'amazi bashaka kuyavanamo kuko rero nawe Yesu yakugiyemo ni wowe ntago wantandukanya na Yesu uri Yesu habwo ose ko icyambere imfu itega nkase Imana yavuze turi abana b'Imana urumva rero deja dufite urasuraso rw'Imana mwabaye byarangiye ni petit frère ni grand frère ni petit we uri petit frère wa Yesu Yesu Imana yaravuze turi abana b'Imana urukumva Yesu niwe mwana wa mbere avutse ngakurikiraho abana bazibanza hoto pastor ariko mukanya wari kugenda umbwira uti nkunda gukora ibiganiro byinshi ako madi kubwiriza ubutumwa ndi gukosora abantu kugira ibintu bidakosotse bikosoke ariko ngo hari abantu batajya babyakira neza abantu na Yesu yabahumuriye impumyi ntibamwemeye Yesu yakijije imigongo ntibamwemeye atubuye imigati ntibamwemeye urumva ntaga abantu ntawe twemeza abantu turakora ibishimwa n'Imana abantu babohoke bakizwe bihane bajye mu nzira y'Imana biravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro ndifuza amahoro ya Yesu sinifuza amahoro y'urumogi sinifuza amahoro y'itabi abanyarwanda babyumve nta mahoro y'urumogi ariho abana nk'umurugero nkawe uri umujene iyo ubonye bagenzi baba bafite imodokari babambaye neza udafite Yesu ugira irari ukirukanka ndatacize kabugiye kugura bwa suduwiri na bwa nguvu na dondo bwonko kugira ngo usinziye ariko ufite Yesu ubura amahoro ufata igihe kizagera mfite umutabazi mfite umurengezi utandukanye n'abari abantu bajya mu iyo nzira ya bucafu y'umwanda ariko nyita ngewe inzira y'umwanda nta kikugezaho nose ngiye kubaza nk'umurugero tujye ukorera ibihumbi 100 ushaka vision 100 uragiye wiguriyemo buri munsi ubuyoga bwa 2 wacyura iki na kimwe sasa nta mahoro y'iki ukwezi kwajya kujya gushira warayamaze byumve neza impamvu kwateye imbere kwebwe tukagira famille tukagira umuryango twakoze ibintu Imana ishaka siniri munyumva neza twagerageje guhangana n'isi turayiga iraturwanya Imana idushingira ikiboko bisobanura ngo kwakoze ibintu Imana ishaka ako pastor nawe nguri mu bantu wenda ahashize hawe nagiye nkurikirana ibiganiro byawe byinshi ngo hashize hawe nawe mu rubyiruko aragiye mu ruyengero nk'urwo rubyiruko rw'ubu ngubu ngewe ntabwo nabishobora ko sinigeze mbinyuramo wakuze ndi umukristo profete ninji kinda karindwi ndi umuhanuzi mu muhanda mvuga mu muhanda nabaho igisambo kera muri myaka yo hasi nibyo navuga igisambo bwari ubuzima bubi narabaye cyane ngewe habwo sinzi Imana ihamagara abantu batari guhamagarwa
kuko nakabayeho guhamagarwa na polisi njya mageragere ariko kubera kubaha Imana nakoze iby'Imana ishaka abari impamagara ya nakabaye impamagara na polisi ndi mageragere kubwo ibyaha nagiye nkora byo kwiba kurwana ibiyobyabwenge ariko ngerageza Yesu arankunda Imana irankundira bati Prophet Joel gushyize ikiganza ndakwimitse genda uhesha umugisha abana b'abantu niyo mpamvu umunsi utaza mbaza ngo pastor kuko wafashe umwana ku ngufu habuze umbati mbese mu mukura akomeye none ndi wakira urumva ko mfite umwana mujya kungana urumva ntabwo niyandagaje nge rero ya pastor ariko numvishe ukurikirana n'ibintu cyane by'urubyiruko rw'ubu ngubu ko numvishe n'amagambo bagenda bakoresha amagambo agezweho ubu yazi none se mfite umwana mfite televiziyo ndareba ndi mu rugo ugiye ureba ugenda ureba niyo mpamvu ari igihe mbwira bati ntimuyirebe ariko ngasanga ubundi bayireye simba nyiriwe mu rugo ureba ukuntu urubyiruko rukora ayo nkaba nta rujyana n'umuntu mfite akandi kubyina umunsi no kunsutsu mfatinga ndakubita ngo kunsutsu ndamukubita kabisa nakubise nta cyana nakoze ariko nambwiye ati ibi ngibi bijyana abandi kuzimu hari indirimbo zizana abantu mu ijuru n'izijyana abandi kuzimu usurambye indirimbo ngo nyogereze igare ibikujyana hiriya nyereka message irimo ako ababa bayiririmbiye bura hari cyo babagamije nyine hari message babagamije abandi kuzimu nyine sibyo se nyine mu buyoga urumva mu biki byose nabyo nyine nose urabona indirimbo za kera za waduhamagara n'indirimbo z'abari abana baje uyu munsi bafite imodoka nziza nanane bafite tentire mu mitwe ubwo urumva zimeze nk'izabo se none se nyine ni nk'uwuhe muhanzi wenda tuvuge wenda hari abahanzi baririmba indirimbo zihimbaza Imana hari n'abarimba indirimbo abantu bitize ariko bandi bakazita secular muri bano baririmba iza secular ni uwuhe muhanzi wenda ujye uvuga utuye aririmba ibizima waduhamagara wenda kuvuga muri bano bajene bagezweho ushaka mugashaka kubamenya kumva indirimbo zawe nyine televiziyo niyo mba nice bimeze gutya kumva zakunze tuzigiyemo ngatazimyanga tanjya handi kumva yari yaje byaciri ntacyo bijyamba ziri umuntu nimba n'umusore ushaka ejo hazaza turi kumva hari ibintu wirinda abona biriya iyo umaze kubibyina bisaba ko nawe uba umusitari ugatsura ipantaro hagura udukweto tuhambiriye abantu twakabana ukangira kujya bigwa nawe ujya mu bare nawe ngo uri umuniga agahumbi wabonye byereka biragatwaye yabwira abantu ngo batwise ibisambo ariko hari ibisambo bindi bitazwi ariyo mitsinyi n'abagore ugiye mu bagore ugiye kwibwa nabyo n'ibindi bisambo bitazwi byiba abagabo nimba ugiye kwishyura roge ugatanga n'itike urukumva wagora n'amayinite uforera 200 ucyura umwotsi ya bahari indirimbo nkunda umwana aririmba cyangwa umusore ariko sinkikurikira cyane sinzi kuri bamwita yariva ngo murabeho ndagiye ndizize ntawe ndenganya na gutyo namukunda cyane amagambo nkiri umusore muri bafure zanjye bagira imirandirimbo yarengisha ikampa intumbero yaho ngomba kugana niyo mpamvu ndi umugabo kakwereka imbere hazaza rero indirimbo ikwereka ko abakobwa bafite ibero byiza wabakorakora byakunsutsu urana n'umukashitani waduse vuba ahangaha ya nk'urubyiruko nk'umwana w'urubyiruko nkanjye kugira abyirinde kuko isi tuba turimo nibira bintu biba birimo gasanga nibyo byiganje bo cyambere n'ubunyabupfura na skwa kubyaye isku yakubyaye arwana nyoko bishire cyane nawe urwana n'umugore wawe yose akubyaye amwura umogi bishire cyane aruma ariko ntuhari n'abapasiteri bashaka gukorera bakorera kuza birabintu wa mwana urabona iyi siriruka cyane ni vision tujya imbere ndizera ko ukeneye kugira imodoka kugira umugore kugira abana kugira inzu ndabigusabiye bikugirirweho mu izina rya Yesu kugira ngo nawe uzahagara uvuti yanyimvuye bw'isi sinzi mu bugeto bumeze kuri yo n'umwana w'umusore araza yagikubita hit y'uturirimbo tumwe akabagiye hehe mu bugeto gatangiye guhamagara abakobwa wahaye 2,000 bw'itike wahaye yabamusuye akamugurira inyama yamusuye akamutera shida y'amayinite ukoza 1,000 gasaka ku munsi 5 biragiye ukorera ngahe ukorera atarenze 50,000 harimo igeto gasanga umwana aheze amaze kubona ko none amaze 10 akora nta kintu arinjiza 10 irashize ukamusaka kuri bwa jini ngufu uzi iswa yacyumva
jini ingufu, amadayimoni y'imbaraga. Urumva niyo mpamvu ngiye mbonye kumwe buriya biyoga jini nguvu, amadayimoni y'iki y'imbaraga, ndirukanda guhunga kuko wayuzuye. Ni igiswahili cyo jini, amadayimoni y'imbaraga. Uzabona rero mugenzi wawe asaba jini nguvu ujye umwirinda. Abanga amadayimoni y'iki y'imbaraga. Cyane kabisa. Rimbo igiswahili. Nasema wongo danganya ndiyo mzee jini nguvu sasa none umuntu agategotomera rawe urumva nta bisobanura urumva wagera mu mpe jini nguvu gategotomera abadayimoni biki imbaraga sasa hari bari kwikira ari kwisuka nk'amadayimoni y'imbaraga rero sinzi none amadayimoni gusa na amadayimoni y'iki y'imbaraga barasi bo siyo mpamvu se wa mugani wenda wabihuje nuko uvuga ngo nta mukristo w'umukene ubaho. Umukristo w'umukene ntazi ko aje kujera. Nicyo bisobanuye muri uzare nk'umugizi uzareba umwarimu, dufite abarimu hano ubona baciritse abarimu kandi bakorera amafaranga make. Ubona umusika aciritse se no kwazi kujera. Dufite abandi bakorera za magana amaso yacomotsemo ameze ngo dore nk'ubu ngubu yaka wambwira nta nkweto agira kwambara kuvya kiniye filime yaka Jone twaturi kumwe ndikumbwira ko atajya gura tachi ngo ntabwo yashobora kuyitunga. Hoya ahubwo si yayigura yamenye ubwenge. Webwa bwa make bwamuvanye mu imbaraga. Jini ngufu. Jini ngufu imutuyemo ntabwo yatera imbere. Ariko gusenga Imana niyo musingi w'iki w'ubuzima. Iyo ubwiye umusore nta kumva, mubwa nta kumva, ndashaka urya ubuzima. Namara kuburya zasigaza iki? Basigara ubusa. Nyine hamanze nkubaze umusura ari ubuzima asigaza iki? Asigara nta buzima afite buri. Pastor nge murambona ngiye kurya ubuzima muri weekend. Wogiye kurya ubuzima so asigara niki? Bivuga ngo kurya isi. Ngo kurya isi. Ntage si wayirya habwo ni kurya. Nyine usanga nk'abasore bwa muri kurya. Ijambo mugira rivuga ngo umwaka ngo ndawuriye ntundi ubukuriye ukuvanye ho wari ufite. Niba ufite 30 tuzamara ku isi umaze kurya tayari. Umwaka wo ubuvanyeho umwe. Uko nta urakuriye ntundi bo wakuriyeho. Mutwawuriye ntuturiye. Ubu wakuriye burya. Abantu bari babibeshye. Imana burya niyo ikugendera kuzabaho. Ngewe maze imyaka bishe professor kandi sinigeze njya mu mindi mirimo nakoreye Imana mbabaye nshiriritse ariko ubu ntabwo ndi mu rwego ngiye mu vandimwe ariko umuntu amanza kubabara ariko ukamenya ushaka kugeraho. Ndashima ko ibyanga byose by'isi mbifite urakumva ubundi kuri iyi si ugomba kuba urya wamara kurya ugashyingirwa wabyumvishije ugakwa wamara gukwa ukabyara abantu bagwe muziko wamara kubyara ukubaka inzu y'abana babazabamo wamara kuyubaka ukubaka iyindi bazakuraho iki ihaho wamara kuyubaka ugura imodoka ibyo ndabyujuje bose bwari kindi nyine kusetse nyine pete n'inzira ndende ubaha Imana uzamura n'inzira ndende ndabizi niyo muruho yego kugira kwiterambere ugire ku nkwano hubwo kugira twe papa runaka uzahanja kubyarira harimo za mituweli ubwo ni umukene imoke zamuzana mwegera Imana bazamure mwegera ko zimana bazamure abaprofese ibitagaza biboneke ibyo ngira umuntu rero kwitonda kubaha Imana niyo musingi w'iterambere kujya mu byaha mu tuyoga mu bagore niyo musingi wo kumakwirimbi Wifuza ko makwirimbi jya musije po hari urifuza uko mangagere mageragere jya mu buyoga n'ubwiyemeze bwa ngufu n'ubwenge buragenda nta zadonda ubwonko Pastor wakoze kutuganiriza ndagira noneho ugira nk'ikintu ubwira abantu badukurikiye turi no gusoza Bibiliya rero niyo jambo nziza nkunda kandi nubaha yatubwira ngo ubw'Imana yakunze abari mu isi cyane yemeye gutangwa nawe w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka ubu nta muntu uzarimbuka umuntu azirimbura nimba Imana ivuze ngo mbahaye uwizera wese ntimurimbuke muhabwe ubugingo buhoraho hori y'amasaka ya brother God umuntu niwe uzirimbura ubwe
kuko Imana ivuga iti mugende mu nyubahe, mugende mu nzira zanjye, mugende mu nyumvire. Ariko abana n'abantu bageze ku isi bavuka mu miryango ifite udufaranga, imiryango iyoboye, imiryango y'abakene, bamwe bigira abarakare, abandi bigira abarengwe, abandi bigira abasitari, abandi bigira atoye amatwi, ariko ntago bazi ko iherezo ry'umuntu asoreza hano. Uko waba uri kose ni yapacini, urumva. Ariko noneho biravuze ngo ubwo yakunze abari mu isi, icyampa buri muntu wese akundwe n'Imana, icyampa buri muntu wese yubaha izina ry'Uwiteka Imana. Imana imukunda azarya yambara. Hari abantu banze ngemaze guprofesa ku bantu benshi bari hasi cyane, ariko ntibiyahura mu buyoga, ntibaba barakare, babati njye mu by'ukuri ndashaka umuprofete umvugiraho amagambo y'imbaraga. Nabuze urubyaro, ariko sinshaka kundi mugabo, ntabwo ari urubyaro nguru ufite agaciro, nubwo ndubuze ku mugabo wanjye, ariko bampanurira hejuru nkabona iki urubyaro. Hari abana b'abasore byacanze za kaminuza barazirangiza, bazirangije bafati kwabigenza ute rero, sindi gusinzira ndarankanuye, nzakura akazi hehe, nirashye akayibura. Bibaho kwisinira byambaye ukikireke ngewe ndi mu uyu mujyi wa Kigali kwansi n'ahandi kure, ati ko simbigenza ute, mwese ganja hoya nta kiganje iri bumarire. Ako ninde muntu nkuko z'Imana wanshireho ibiganza, rero Imana yanyinjiza umugisha wanjye. Bagiye batabarwa, bagiye batera imbere, bagiye bubaka, bagiye barongorwa. Ndabwira abantu rero ngo ubw'Imana yakunze abari mu isi cyane, yatanze umwana w'ikinege. Uramwizera habwa ubugingo buhoraho, uramwiringira habwa amahoro, uramuhanga amaso habwa umugisha. Yesu niwe bitangaza, kandi niwe utigiye areka abantu be mu buzima bwa misi yose. Rero ababwira rero mwiyoba, mwikwifuza bidafite umumaro, Imana yo ya mbere. Pastor wakoze cyane. Nakoze namwe. Yego. Wakwifuza kuvuga natwe ni droit. Nyambwira abantu abanyamakuru reka mbasobanurire neza. Ntago mashaka kuvuga ubusa, mashaka abo zabatiza, mashaka abo zabwiriza, niyo mpamvu nini murishyira hejuru, kuko mankeneye kuko abo nyine baze bansange mbigisha ijambo ry'iki ry'Imana. Ama YouTube yo abazi kuje kuvuga gusa ubusa, kumva kubaziyo kandi ukubwiriza ubutumwa ngemba ngira ngo bahamagare bajye muri groupe abihana abakizwa. Niyo mpamvu mbona hagutse nkaza kugira ngo mbagereho. Rero abantu bago bazi ko ibintu nabyo biri mu nshingano za gipasiteri. Bamwe baraza ngo baje gutwika ngo rerererere, washaka gufata pasiteri umukoresha ibintu bya comedy, kandi mu by'ukuri nta maviews wabona kuri pasiteri ya comedy. Habwo wamubwiza icyo ashaka, niyo kuko washaka abantu babuhoke. Abashaka za comedy bo tuzatubarangira mu bafite abantu benshi hariya. Ntago pasiteri akina comedy, ntago pasiteri umukinisha udafite 12, habujya ngo abwira abantu igifasha ya timu yawe iri kwicano yawe, ya timu y'abagenzi b'abasore cano yawe. Nziko nicyubugamije, ntabwo nzunguza ikibuno, ntabwo nzunguza ikibuno ngewe. Pastor, noneho umuntu ugukeneye noneho yakubona gute? Nimero yanjye mfite nimero plus 50 karindwi 7 88 39 30 polisi 50 karindwi 88 39 30 Instagram ndiho na channel yanjye pabitangaza barayizi. Imana ishimwe cyane. Instagram witwa Habimana Joel. Abantu bagiho bakurebe bakuganize, ushaka kugira icyo kubaza akubaze kabisa. Ushaka kwizera Yesu umwami n'umukiza baraduhamagara. Abashaka kugira bagira inama mu by'uru rugendo baduhamagara. Wanamba ati pastor kuva ko wavuye kure wanyuze mu system kugira ubu umugabo nawe ufite urugo. Kabwa ati nirinzi ibi nagendeye muri ibi, niyo mpamvu mfite abana n'umugore. Numva ko ibintu byose nabyo ni inama. Ukeneye abasengesho nawe turamusengera, buri muntu wese mu buhande bwiwe turamufasha. Turabizi dukurikirirwa n'urubyiruko rwinshi, kino kiganiro kiraza kubanyura kandi cyari cyiza, kandi wakoze kutuganiriza cyane. Yego. Ni Power TV show, ntiwibagirwe gukora subscribe. Ntago twasoza tudasenze, reka pastor adusengere turi no gusoza. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, mutanga bugingo byiringiro byacu, hereza umugisha abana n'abasore,
kuri televiziyo yabo uyagura igire neza ubakomereze muri iki gihugu cy'u Rwanda kandi iyi migambi bafite yo kwagura ubwami bwawe ubashyigikire muri byose nirukana umwuka w'inyatsi umwuka w'abadayimoni cyabatuma bacika intege yica n'uyizamure babone kuboko kwawe Mana byose abazakurikira ibiganiro aho bari hose bazahabwa umugisha byose ndamaje mu izina rya Yesu amen. Pastor n'ikindi gihe twagukenera niza ko tuzakora ndahari wese murakoze wakoze cyane murakoze namwe ntibagire gukora subscribe.